Reka tugaruke ku itsinda rya Urban Boys. Nubwo amakuru agenda avuga ko iri tsinda ryaba rigiye kongera gusubirana, njye mpamya neza ko aya makuru yaba ari ibihuha. Nk'umuhanzi witwa Safi Madiba imaze gutangaza ko gusubirana kwa Urban Boys byaba bitoroshye cyane, byaba biri kure nk'ukwezi. Nubwo buryo yabigaragaje, kuko yagiye abazwa kenshi n'itangazamakuru, abazwa niba Urban Boys koko yasubirana, yakongera igasubirana. Tukongera aya makuru tukayahuza n'umuhanzi Habo Jizzo ubwo yazaga i Kigali mu gitaramo cya Neme Platini cyabaye ku itariki 30. Iki gitaramo cyabereye muri Camp Kigali. Bona ko Urban Boys nubwo yari kumbuwe cyane, abafana benshi nyine bari bayikumbuye, ndetse hari hashize igihe kinini cyane, imyaka myinshi Urban Boys itagaragara ku ruhando rw'umuziki, itagaragara ndetse n'abantu batayumva. Ariko kongera kumva Urban Boys byari ibintu byiza cyane. Rero amakuru nubwo avuga ko Urban Boys yakongera gusubirana byaba ari byiza cyane, ariko uyu munsi wa none navuga ko aya makuru nayibihuha pe, kuko umuhanzi Safi Madiba yamajije kubitangaza ko Urban Boys tasubirana. Ariko umuhanzi Habo Jizzo akavuga ko hari projet nyinshi ngo Urban Boys ifite igiye no gushyira hanze. Amakuru akavuga ko Urban Boys ari Safi Madiba wahoze muri iri tsinda, kugeza amagingo anga iri tsinda rikaba risigayemo abantu babiri, harimo Habo Jizzo ndetse na Nizzo. Uyu munsi wa none nibo basigaranye iri tsinda, ndetse batangiye umuziki ku giti cyabo nyine, nk'uko itsinda nyine ryari rimaze gutandukana. Umuhanzi Safi Madiba agatangira umuziki ku giti cye, Urban Boys igasigaramo babiri, hariwe Nizzo ndetse na Habo Jizzo, baza gutangira umuziki. Ubona ko gutangira umuziki kwabo byagendaga bigura intege. Kugeza amagingo aya ngaya ubona ko Urban Boys muri rusange navuga ko nubwo itagikora neza, nubwo igaragara rimwe na rimwe kongera ikagenda, nabyita bya maonesho, nukuza bakagaragara kongera bakagenda. Umuhanzi Habo Jizzo yashyize hanze indirimbo mu minsi ishize ayita Ifi. Iyo ndirimbo ayisohora njye nahise ntekereza ko kubwanjye Urban Boys yatandukanye. Why Urban Boys nk'itsinda harimo Nizzo ndetse na Habo Jizzo, why batakora n'indirimbo? Why Nizzo atagaragaye muri iriya ndirimbo yise Ifi? Njye kubwanjye ndetse ntekereza ko Urban Boys yatandukanye, ariko ku makuru umuhanzi Habo Jizzo yatanze yavuze ko yabisabye mugenzi we kuba yasohora indirimbo hanze, kandi yinyuza no kuri YouTube channel ya Urban Boys muri rusange. Gusa nahise nibaza ikibazo kimwe, ni ukubera iki Nizzo atigeze agaragara muri iyi ndirimbo, kandi koko ari nk'itsinda muri rusange. Burya itsinda riba rigomba gukora nk'itsinda. Uyu munsi wa none ntabwo bavuga ngo umwe agiye kujya ku ruhande, agiye gukorera ahandi muri nk'itsinda, nabyita nko guca inyuma. Gusa nyine yatangaje ko yabisabye ngo mugenzi we Nizzo ko iyi ndirimbo nubwo yayishyize hanze, hari ikintu kimwe bumvikanye ko igihe umwe yatekereza kuba yashyira hanze projet, yayicisha nyine yayisohora kandi akayicisha kuri YouTube channel ya Urban Boys. Njye navuga ko uyu munsi wa none Urban Boys ntabwo ikiriho ready, nta bikorwa byayo turi kubona amagingo angaya. N'igikorwa kije kiza ari cy'umuntu umwe. Gutandukana kwa Urban Boys na mbere nuko uko byagenze. Safi Madiba yahoraga yigira, navuga ko yakorana n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, ugasanga ntabwo ari gukora n'itsinda muri rusange. Gusa hari amacakubiri nyine yagiye agaragara hagati y'aya matsinda, usanga atandukanye. Umuntu ashobora kutayibaza impamvu amatsinda yo mu Rwanda atajya aramba, nta gihe kinini amara. Tufate urugero, Urban Boys iraje iratandukanye, Dream Boys buri wese ahita yigira mu bye. Hari n'andi mu matsinda agiye atandukanye. Active, uyu munsi wa none Active ntabwo turi kuyibona mu muziki. Umuntu ashobora uyu munsi baraza bagakora kamwe bakagenda, kandi mu by'ukuri ni abantu bafite abafana benshi cyane. Usora indirimbo yagira hanze abantu bakayumva bishimye. Ndetse iki ni ikibazo gikomeye cyane kiri mu matsinda, amagroupe. Ugasanga rero bica intege n'abandi kuba hari groupe twabona hano mu Rwanda ifatika, avuga ati iyi ni itsinda. Uyu munsi wa none nta tsinda navuga ko rihari mu muziki, rihari rimwe rirakora umuziki muri rusange. Numva ko ari ikibazo gikomeye cyane, kandi kiba kigomba kugaragara
ndetse kigahabwa umurongo. Rero ikintu navuga nk'inama ku matsinda yifuza kujya mu muziki, mujye mubanza mwicare mutekereze muvuga ati tugiye gukora kuri uyu murongo. Ariko bamwe iyo bamaze kugafata bamaze kubona amafaranga usanga bahise batandukana, ukabona umwe yagiye yikorera umuziki ku giti cye. Yes, two for real. Uyu munsi wa none turayumva. TMP uyu munsi turayumva. Keeper uyu munsi wa none niwe uri gukora wenyine. Yes, ari gukora wenyine. Ndetse indirimbo nziza cyane yagaragayemo yakoranye na Chris Easy, ngira ngo murayizi. Ariko uyu munsi wa none ni ikibazo cy'amatsinda, ni ikibazo gikomeye cyane. Kuba Urban Boys yasubirana nabyo bari byiza, nubwo amakuru ari kugenda avuga ko Urban Boys igiye gusubirana, so byaba ari byiza cyane. Ariko nanone nubwo yasubirana, ese bya bibazo bya bindi byose byabaye byatumye itandukana, uyu munsi wa none bazaza baje kubisubiza? Bazaza none bagiye gushyira hamwe nk'itsinda, bagiye gushyiramo imbaraga? Ntekereza ko Urban Boys yari itsinda ryiza cyane, ubona ko rifite ingufu zikomeye cyane. Yes, uyu munsi wa none ni ibintu byinshi cyane umuntu aba agomba umuntu yavuga. Reka wenda ngaruka ku yandi makuru. Iyi ni K25 mukurikiranye kandi muri benshi cyane aho muri hose, ndabashimiye cyane. Kandi mwebwe mwamaje gukanda subscribe kuri channel yacu, ni iby'agaciro gakomeye cyane kabisa, turabashimiye. Niba nawe utari wakanda subscribe yikande kugira ngo ubashe kudushyigikira nk'igitangazamakuru. Ndaje mu kanya turebe hamwe andi makuru tubafitiye kuri uyu munsi wa none. Producer Element ndetse na Producer Package kuri uyu munsi wa none, umwe ntabwo yumva kimwe n'undi ku njyana Element aherutse kuvuga ko ari we wayishyize hanze cyangwa se ari we wayiforomye. Kugeza magingo ngaya umuproducer witwa Producer Package kuri uyu munsi wa none ukorera muri studio ya Country Record, ndetse Element nawe yahoze akorera muri iyi studio. Uyu munsi wa none bombi ntago bameranye neza. Uyu muproducer uzwi ku mazina ya Package ndetse ku mazina ye bwite akaba ari Muhirwa Fabrice, ukoresha amazina ya Package nk'uko nabibabwiye, akorera muri Country Records. Yatangaje ko mugenzi we Element bakoranye akomeje kwiyitirira injyana yavumbuwe n'iyi studio. Yes, iyo njyana rero akaba nta yindi bakaba bayita Afro Gako. Iyo njyana rero akaba ariyo yavumbuwe nyine na Country Record. Rero Producer Element bikaba bivuga ko arimo ariyitirira iyi njyana ko ari we wayihimbye, kandi by'ukuri nyine ari Country Record iyi njyana yakomowe. Umuntu ashobora kwita yibaza, iyi njyana nubwo bavuga ko yakomotse muri Country Record ariyo yayikoze, ninde wayikoze? Country Record niyo yonyine yayikoze cyangwa se hari umukozi wayikoze? Kuri uyu munsi wa none umuhanzi Element niwe uri kuvuga ko iyi njyana ari iye. Uyu musore rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Igihe, aho yavuze ko avuga ko Element akomeje kuyivuga ko ari we nyine wayikoze cyangwa se ari we wayihimbye. Ati igitekerezo cya avuga ko cyari icya Noja, yakigejejeho Element ubwo yari akiri muri Country Record. Uyu nguyu bitwa Noja, ubwo yazaga nyine muri Country Record nibwo icyo gitekerezo yakigejejeho Element, ndetse Element aza no kuza nyine kuhita agishyira mu bikorwa. Rero uyu nguyu Package akaba avuga ko Producer Element arimo aragenda yiyitirira iyi njyana kandi mu by'ukuri atari. Rero uyu Package akaba yarahisemo kwita abijyana mu itangazamakuru kugira ngo abantu bakureho urujijo bwo kuba Element akomeje kugenda babwira ko iyi njyana ari we wayihimbye, kandi mu by'ukuri atari we wayihimbye, ahubwo ari iyi njyana nyine ya Country Record yitwa Afro Gako. Uyu munsi wa none uyu musore avuga ko yahisemo kwinjira nyine mu itangazamakuru kugira ngo abantu bose bakureho urwo rujijo kuba Element akomeje kugenda yitirira iyi njyana bise Afro Gako. Ku ruhande rwa Element we yavuze ko iyi njyana ari iye cyane koko, cyane yamaze imyaka 4 ayikoraho. Yes, ndetse agaragaza ko ibyo Country Record ivuga muri iki gihe ari ibihuha ndetse n'ibinyoma. Uyu munsi wa none Element mu baproducer bahagaze neza hano mu Rwanda,
Yes, uyu nguyu package akaba yaratangaje ko iyi njyana yise Afro Gako yahise anayishyira mu ndirimbo y'umuhanzi witwa Manikiani muri ya ndirimbo Akayobe yakoranye na King James. Ngira ngo iyi njyana abantu bakurikirana neza iby'imiziki hano mu Rwanda urahita wumva neza iyi ndirimbo bise Akayobe ya King James ndetse na Manikiani. Iyi ndirimbo rero imwe ikaba ari imwe mu ndirimbo ziri muri iyi njyana bise Afro Gako. Yes, ati imyaka 4 yose irashize ntangiye gukora kuri iyi njyana. Ubu ngubu ni Element. Rero siniyumvishe impamvu package arimo aragenda avuga ko iyi njyana atari iyanjye kandi imyaka 4 yose nyikoraho. Yes, umuproducer rero Element umwe mu producer ubona ko bahagaze neza kuri uyu munsi wa none. Element ari kubarizwa muri 155 AM, iyi label nziza cyane ibarizwamo ibyamamare bigiye bitandukanye harimo Bruce Melody, Los Kana ndetse na Ken Soul. Uyu munsi rero bikaba biri kuvugwa cyane ko uyu mu producer witwa Element yaba ari kwiyitirira injyana itariye by'ukuri ngo ni injyana ya Country Record. Country Record si ubwa mbere ishinjije Element gutwara ibintu byayo, kuko n'ubushize Element yararimo gushinjwa ko yatwaye izina bya Element, kuko baravugaga ko umuproducer we wese uzajya ukorera muri Country Record azajya aza yitwa Element. Ariko kugeza magingo aya Element nyine urabona ko byavutsemo amakimbirane menshi cyane kugeza na n'ubu ngubu. Element akaba barimo baravuga ko injyana ya Afro Gako atari ya Element ahubwo ari ya Country Record muri rusange. Yes, nayo makimbirane ari hagati ya producer Package ndetse na producer Element. Package yakoze indirimbo harimo irira Akayobe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye harimo n'indirimbo ya Juno Kizigenza Abahungu. Yes, niyo ndirimbo rero akaba ari imwe mu ndirimbo zakozwe muri iyi njyana. Uyu muproducer witwa Package atangaza ko ariyo njyana nyine yikozemo ndetse abantu bagomba kumva neza ko ari njyana ya Country Record muri rusange. Yes, ayo ni makuru y'umuhanzi Element ndetse na Package. Ndaje mu kanya mbabwira ko yandi makuru tubafitiye hano muri aka kanya.